nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, mugende muhindura abantu bose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nategetse. Kuki utinya uriya buntu ariko warangiza ukubaha Imana? Ngaho ifate cya gihe uba uri imbere y'uwo mutegetsi, y'uwo muntu ukomeye, uburyo uca bugufi, wifate witerure, wishire imbere y'umuntu uzi yuko yakuremye bikuri mu mutima neza. Urukumva byagera ku Mana ho ukagenda ufite kwishongora kwinshi, waje gusenga ukabona umuntu afashe mu mifuka ati Mana turagushimye. Igihe wakoze ibyaha ukagenda ubabajwe nabyo, ugiye gusaba Imana imbabazi, ntugende ati reka dusenge, ntabwo wabitekereje kuko muraho mwese, turabaramukije. Uwiteka abahire aho muherereye hose, Imana ibahe umugisha. Muri uyu mwanya tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Turasaba kugira ngo tubanze twicishe bugufi dusenge. Shimwa himbazwa Data mwiza, urumugira neza, uracyatubeshejeho, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tubabarire gukiranirwa k'uburyo bwose, maze amazina yacu yandike mu gitabo cy'ubugingo. Tugiye kwigana ijambo ryawe, ubashe kuduha kuryumvira no kurigenderamo, uzaduhe n'amaherezo meza. Tubigusabye mu izina rya Yesu, urakoze, amen. Rero bantu b'Imana, uri mwanya tugiye kwigana ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo kubaha Imana. Kubaha Imana ni byiza kandi birakwiriye. Imana irakomeye, Imana ishoboye byose, Imana yaraturemye, Imana iduha ibyo kurya, Imana itwitaho mu buryo bwari bwo bwose, irabikwiriye. Rero kutayubaha ni ikimenyetso cy'ubwenge buke, kuko ntabwo wakwishongora imbere y'umuntu wakuremye, umuntu uzi byose, ntabwo wamwishongoraho ufite ubwenge. Noneho hari n'abantu, hari n'uwakumva iri jambo ngo kubaha Imana akarica amazi, ni imvugo isanzwe, bakumva riciye amazi rwose, kumva ararigaye. Ariko irabikwiriye, ni ijambo rikomeye, ni ijambo ry'agaciro kenshi cyane. Hari itangazo ryatanzwe n'umumarayika mu ijuru. Iyo ugiye mu mateka usanga ubwo butumwa bwarabwigwaga abo mwa kino gihe cyacu turimo. Ni itangazo riri mu Byahishuwe 14 umurongo wa 7, hari kuvuga ngo mwubahe Imana kandi muyihimbaze. Hepfo hari andi magambo avuga ngo kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Burya kutayubaha bizagushira mu rubanza, kutayubaha Imana bizagushira mu rubanza. Kuko utinya umuntu ukomeye, ugatinya umunyamafaranga, ugatinya umutegetsi, ukamugeraho ugaca bugufi. Ariko byagera ku Mana ho ukagenda ufite kwishongora kwinshi, waje gusenga ukabona umuntu afashe mu mifuka ati Mana turagushimye kuko waturinze, ati ibindi amagambo ge ntabwo ari kugaragaza na gatoya ko ari imbere y'umuntu ukomeye. Uwo nguwo nta kubaha Imana afite muri we. Ubundi kubaha Imana uba ugomba kugenda ukicisha bugufi, ufite kubaha kwinshi. Kuki utinya uriya buntu ariko warangiza ukubaha Imana? Imana irakomeye kandi ishoboye byose, igomba kubaho, ifite na byose. Ugomba no kwishaka mbeseho ubuhake kugira ngo niba ifite byose izabikugomorera. Iyo ugiye gusaba akazi ku muntu w'umuyobozi w'ikigo runaka, tugenda gufite kwicisha bugufi. Aho ngaho
biradusabwa gushyiraho ubwenge bwinshi cyane. Matayo yatubujije kubaha abantu ariko dufite gusuzugura Imana. Ugatinya umuntu, ni umutegetsi, ni umuyobozi, ni umunyamafaranga, niki, ariko byagera ku Mana aho ukayubahukwa, ukagenda ngaho uri kugenda kuri mugenzi wawe wo mumenyeranye, wo mwirirwana, wo musangira, wo mukoranaga n'ibindi bindi. Ibyo ngibyo ntago bikwiriye. Matayo 10:28 haratubwiye ngo kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri gihonomu. Imana yonyine niyo yakwica, ishobora kukurimbura ubugingo bwawe kaburoha muri gihonomu. Naho umuntu nta bushobozi afite bwakurimbura, bwakwica, munarangiza n'ubugingo bwawe azaborohe muri gihonomu, azaburimbure no mu gihe cy'imperuka. Oya, umuntu yakukorera nabi, yakwica urubozo, ariko ntabwo yagera ku mutima. Ibyo udashaka ntabwo yabihindura, ahubwo weho nubwo bagukorera, Imana yashyize imbaraga mu mutima w'umuntu, uko icyo umuntu adashaka ari ntacyo ushobora kumukorera ku isi ngo abashe kucyemera. Bakwica, bagukorera nabi, ariko igihe utabishaka ntubyemere. Ariko aho ngaho rero niyo mpamvu iyo mbaraga Imana yashyize mu muntu igomba kugutera kubaha Imana, ukayubaha uvanye y'imigaryo ibyo bagukorera byose, ntubikore, ariko kugira ngo utabasha kwiteranya n'Imana. Igihe icyo ari cyo cyose bigutera ari ibintu bishobora gutuma uba wishe amahame y'Imana, aho ngaho ntubikore. Rero aho ngaho aho kugatinya ya Mana ishobora kukurimbura, ishobora kukwica, kandi kazanakurimbura, kazagujugunya muri wa muriro utazima, izarimbuza abanyabyaha. Uwo nguwo niwo ukwiriye gutinywa, uwo niwo ukwiriye gutinywa, ukwiriye guhabwa agaciro. Mbese ibaze cya gihe uri guha agaciro wa muntu ukomeye, uri imbere ya wa muntu ukomeye, uko uvuganaga ubwitonzi, amagambo ari mu bupfura, ariko wagera imbere y'Imana ukayisuzugura, ukavuga uri gukankama, ngaho uri kubwira, ngaho atari Imana uri kuvugira, Imana y'urukundo, Imana ifite kugira neza, Imana ikunda ibintu bituje, ariko weho ukayizana. Hari abagera ahantu ho gusengera, ugasanga bari kubyina, ugasanga bari kwiterera hejuru, ngo bari gusenga Imana, ngo bari kubyinira Imana, ngo bari kugira gute na gute. Oya, ntabwo Imana ari uko nguko bayubaha, nta nubwo ariko bayisenga, ahubwo Imana bayisenga mu mutuzo, batuje, bakumva amagambo gayo, gakabacengera mu mutima, ako ngaho gakabyutsamo imbaraga ibemeza kubaha Imana. Naho bya bindi bimeze, navuga ngo bimeze nk'ubusazi, ibyo ngibyo nto bikwiriye kurangwa mu bana b'Imana. Imana ukwiriye kuyizaho ufite gutuza. Ngaho ifate cya gihe uba uri imbere y'uwo mutegetsi, y'uwo muntu ukomeye, uburyo uca bugufi, wifate, witerure, wishire imbere y'umuntu uzi yuko yakuremye, bikuri mu mutima neza. Ukumva wakoresha iyo nyifato, uja ugaragaza mu rusengero, ubyina, usenga uhagaze, usenga wicaye, mu gihe abandi bagenda bagaca bugufi, akagera guca imbere y'umuntu. Hariho n'abapfukama, ariko Imana yo niyo byakunaniye kuyipfukamira. Muri Yesaya niho havuga ngo ndirahiye, ijambo riva mu kanwa kanje, iryo jambo ritavuguruzwa, ko amavi yose azampfukamira. Ugomba gusenga upfukamye Imana. Ese uwo muntu wuzi yuko yakuremye, wamuhagarara imbere ufite kwa kwishongora,
umuntu uzi ko afise byose, umuntu uzi ko ashoboye byose. Oya, uko nukuba nukutayimenya, uko nukutayimenya. Naho Imana ugomba kuyigendaho ufite kwicisha bugufi n'ikinyabupfura cyinshi. Mu gitabo cya Yakobo 4 umurongo waho wa 6 hari kutubwira ngo ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi, nico gituma ivuga iti Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Ndo tuvuze ngo uzatinya Imana uje uragenda uri gutitira, oya, ntabwo uzagenda uhenuke, oya, ahubwo ugomba kugenda wicishiye bugufi, ariko kuko yo igira imbabazi, nubwo ikomeye igira imbabazi, ifite kugira neza. Ikireba cyane ni ukwicisha bugufi ko mu mutima. Iyo wamaze kwicisha bugufi ko mu mutima ugomba no kubigaragaza no ku mubiri. Ibimenyetso by'umubiri nabyo bikabigaragaza ko waciye bugufi imbere y'Imana. Noneho warangiza za mbabazi zayo izigushiraho. Icyo yitaho ni wa mutima ufite akabuto ko guca bugufi muri byose. Rero biradukwiriye kugira ngo tuyubahe koko kandi tunayikunde. Nubwo waba udafite amagambo afite rukuruzi, ku isi ho hari ubwo bikontwa. Igihe uri umuntu uzi kuvuga bakabigukundira, akaba ari cyo kimukurura akagukunda. Noneho igihe ufite ikimero cyiza umeze neza, ku isi barabigukundira. Ariko Imana yo uko waba umeze kose, utazi kuvuga, udafite ikimero cyiza, ariko udafite rukuruzi, ariko ufite akabuto ko mu mutima ko kwicisha bugufi, aho ngaho Imana yo iragukunda kandi ikanakwemera. Rero kuyumvira, kuyubaha ukoresheje ibimenyetso byo ku mubiri no mu magambo, bijyanirana no kumvira amategeko yayo, bijyanirana no kumvira amagambo yayo yavuze. Ibyo yategetse ngo ukora uko, akaba ari byo ukora. Nguko nibyo bizagaragaza ko koko wayumviye mu buryo bwuzuye. Niwumvira amategeko yayo kandi ukanagaragaza ko kwicisha bugufi, aho ngaho uzaba intoni yayo, uzayinezeza umutima. Mu gitabo cya Yohana ku gice cya 2, Yohana ya mbere igice cya 2 umurongo wa 3 hari kuvuga ngo iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Ikimenyesho Imana ko tuyizi nuko twitondera amategeko yayo. Niwitondera amategeko yayo uzaba ugaragaje ko wubaha Imana by'ukuri. Niwitondera amategeko yayo uzaba uri umwana wayo. Niwitondera amategeko yayo nayo izakumvira, kandi na icyo uzasaba izakiguha, izakigukorera, kandi izagukunda, uzayinezeza umutima. Abishongora ati ngo amategeko y'Imana yavuyeho, ni ikimenyetso cy'uko batayizi. Ariko amategeko y'Imana arahari, ntabwo Imana ariyo yabaho itagira amategeko. Rero no mu gitabo cy'umubwiriza 12 umurongo wa 13 hari kutubwira ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumvishwe, wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo. Urumva ko kubaha Imana ari gukomeza amategeko yayo. Biradusaba rero kuyumvira, ugomba kugaragaza ibimenyetso byo guca bugufi, kandi warangiza ukagendera muri droitire zayo z'amategeko yayo, mu byo yategetse ukarushaho kugira umwete wo kubyumvira. Aho ngaho uzahabwa umugisha nayo. Icyambere, kubaha Imana umvishe ko ari gukomeza amategeko yayo, kandi ukageragaza n'ibimenyetso byo guca bugufi. Uko guca bugufi uzakugera mu mutima, uzaca bugufi mu mutima, kandi nuja kuyisenga uzapfukama. Ibyo bintu bijaja birajanirana. Uzakomeza amategeko yayo, uce bugufi mu mutima, kandi uzapfukama. Noneho uzakoresha ijwi rituje ritarimo kwikakaza. Ni Imana
itinyitse, ntabwo ari iyo kugenda uri gutombokeraho. Mbese kubera ko utagera ku kantu kakoba, uzakoresha ijwi rituje, noneho uzagaragaza ubupfura imbere yayo. Aho ngaho huri icyo ari cyo cyose uzaza urakora, uzi yuko uri imbere y'Imana, uzaza uragaragaza ubupfura. Icyo ngicyo bizagufasha kuba ari ibimenyetso bigaragaza ko wubashe Imana. Mu gitabo cya Yakobo nanone ariho tugiye gusoreza, tugiye kuhasoma amagambo atugaragariza uburyo umunyabyaha agomba kwifata imbere y'Imana, igihe asaba imbabazi, igihe asaba Imana ko imwumvira, igihe asaba Imana ko ibasha kubana nawe. Ese umunyabyaha agomba kwifata ute imbere y'Imana? Kuko twese dukora ibyaha. Niba dukora ibyaha, igihe twabikoze twabiguyemo, kuko nta muntu wo mu isi udakora icyaha. Uwavuga ko adakora icyaha aba yise Imana umunyabinyoma, niko muri Yohana havuga. None tugomba kwifata ute imbere yayo? Yakobo 4 umurongo wa 8, Yakobo 4 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10 haratubwiye ngo, mwegere Imana nayo izabegera, yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima, mubabare muboroge, murire ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduke agahinda, mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari bwo izabashira hejuru. Mwicishe bugufi imbere y'Imana, kuko ari bwo izabashira hejuru. Nugira kwicisha bugufi imbere y'Imana, igihe wakoze ibyaha ukagenda ubabajwe nabyo, ugiye gusaba Imana imbabazi, ntugende ati reka dusenge. Ntabwo wabitekereje kuko wenda ngo ku byaha wakoze cyangwa se ngo ku byo ibibi wakoze, ahubwo kumva ni amagambo gasa n'agakanwa kari kududubiza, ariko bitakuvuye mu mutima. Ariko akundi warabifashe mbese ng'igipindi, tuvuge ng'igipindi, ukaba warabifashe gutyo kwakunda abana bagera mu ishuri bakavuga ibintu, mwarimu akabasubirisha mu ibintu bakabifata mu mutwe, ariko batari kumenya ibyari byo. Nawe ukaba warafashe isengesho ngo kurivuga gusa, ariko bitaguvuye mu mutima. Aho ngaho ntabwo uba wubashye Imana, bari ikimenyetso cy'uko utagira kubaha muri weho. Ahubwo uba ugomba kuja gusenga nk'uko Yakobo atubwiye, ufite kubabazwa na bya byaha, kugira ngo Imana ibone koko wababajwe no kuba wacumuye, nayo nibwo izakubabarira. Reka twese dusaba Imana kugira ngo iduhe umutima uyubaha, iduhe umutima wo kwicisha bugufi imbere yayo, iduhe no kumvira ijambo ryayo, nibwo nayo izabasha kutwishimira kandi izaduha n'ubugingo buhoraho. Reka mbibasabire, twese tubyisabire mu izina rya Yesu, amen. Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, mugende muhindura abantu bose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nategetse.